Muraho neza bakunzi ba filime Icyumba cyanjye series. Uzisi muri filime yacu Icyumba cyanjye series, nyuma yuko hari hashize igihe kirekire abantu bose baramaze kubona neza ko umuntu bita Miki yibutse buri kimwe cyose, akibuka uburyo koko na mama we bamugambaniye, akabona neza uburyo wahoze ari umugabo w'isezerano Iva akomeje kugenda mwirengagiza. Abantu bateganyaga ko umuntu bita Miki ashobora gutangira kwihorera, agatangira kwihorera kuri koko na mama we, agatangira kwihorera kuri uyu wahoze ari umugabo we ngo ni Iva. Ariko abantu bari bamaze kurambirwa kubona Miki yijijisha, yiyoberanya, yigira nk'umuntu utibuka ikintu na kimwe imbere y'umugabo we ndetse n'imbere ya koko na mama we. Guys, ibi byose rero Miki yarakomeje kugenda abikora kugira ngo abashe kuba yabona amakuru neza, abashe kuba yamenya gahunda zose za koko na mama we, abashe kuba yamenya gahunda zose z'uwahoze ari umugabo we Iva, ubundi abashe kuba yabona uburyo bwiza bwo gutangira kwihorera. Gusa abantu bari bamaze kurambirwa kubona Miki yigira nk'umuntu utibuka ikintu na kimwe, yiyoberanya. Ibi byari bimaze kuba too much, ariko ku munota wa nyuma birangiye umuntu bita Miki yigaragaje, birangiye ashiruze ukuri hanze, birangiye yeretse koko na mama we ko ibyo bakoraga byose yabaga bareba n'amaso ye, ndetse yamaze kwibuka buri kimwe cyose. Bibaye nyuma yuko hari hashize iminsi mubona ko koko na mama we bari kugambanira Miki, bari gupanga uburyo bagomba kumukuriramo inda bakamwicira umwana, ariko mukongera mukabona n'umuntu bita Miki ari kubumviriza, ari gukurikirana gahunda zose z'ubugambanyi koko na mama we bari kugenda bamukorera. Ibi rero nibyo byaje kuba byaba, aho koko na mama we bateguriye Miki icyayi kirimo uburozi bashaka kumukuriramo inda kugira ngo bamwicire umwana. Ariko uyu Miki gahunda zose nawe yari yazikurikiranye, afata icyayi atangira kugenda bajijisha, bagenda bamuhatiriza kuba yakinywa. Ariko uyu Miki byarangiye ahise abereka ukuri, abereka ko yamaze kwibuka buri kimwe cyose, ndetse abereka ko agiye gutangira kwihorera, bagiye gutangira kuryozwa ibyo bakoze. Guys, muri filime yacu Icyumba cyanjye, nyuma yuko abantu bari bamaze kubona ko koko na mama we bagiye kuba bagera ku gasongero k'ubugambanyi bwabo, bamaze gutegura icyayi kirimo uburozi bakagiha Miki. Abantu bari bamaze gutekereza ko ibya Miki byose bishobora kuba bigiye kurangirira aha ngaha, ariko uyu Miki byose yari yabikurikiranye, abashije kuba yabanyomoza, abashije kuba yabagaragaza, abereka ko ibyo bateguraga byose yabaga abikurikiranye 5 kuri 5. Kandi baravuga neza ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Ibyo bamukoreraga byose, ubugambanyi bwose bari bakomeje kugenda bamukorera bwamaze kuba bwagaragara. Kandi ikindi kintu gikomeye noneho mwamenya, Miki yarakomeje kugenda ategura muri iyi minsi, yarakomeje kugenda yijijisha, yiyoberanya, yigira nk'umuntu utibuka ikintu na kimwe, kandi nyamara yaramaze kwibuka buri kimwe cyose. Uyu Miki biriya byose mwumvaga koko na mama we bari gupanga, bari kumugambanira, nyuma yo kubyumviriza uyu Miki yaranabari kodingaga, akabafata amajwi kugira ngo azabone uburyo atanga gihamya, atanga proof koko na mama we batangire kuryozwa ibyo bakoze. Guys, muri filime yacu Icyumba cyanjye ibintu byose bihinduye isura nyuma yuko koko na mama we bateguye ubugambanyi, bagashaka gutegurira Miki icyayi kirimo uburozi kugira ngo babe bamukuriramo inda. Aha ngaha kuri iyi sene nta kuntu Miki yari kuharenga atigaragaje, atagaragaje ukuri ngo agaragaze ko yamaze kwibuka buri kimwe cyose. Niho yanze kunywa iki cyayi, abereka ko ibyo bari gukina nabyo batabizi. Ese guys,
ahangaha murabona koko na mama we isi itagiye kubikaragira ku mutwe ikabafungiraho amaferi bagatangira kuryozwa ibyo bakoze. Guys, aha niho bigiye kuba byagira n'umuntu bita Iva amenya ukuri. Murabizi ko koko na mama we bakoze buri kimwe cyose kugira ngo bafate Miki bamutandukanye n'uwahoze ari umugabo w'isezerano Iva burundu, aho bagiye bakagambanira Miki kuri Iva, bakumvisha Iva uburyo uyu Miki yataye urugo akajya gushaka abandi bagabo kandi nyamara ari bo bamugambaniye. Ese uyu Iva namara kumenya neza ko kugira ngo Miki ave mu rugo, kugira ngo wahoze ari umugore we w'isezerano yibagirwe buri kimwe cyose, Miki abe nka kuriya yari ameze, Iva namenya ko ari koko na mama we babigizemo uruhare, murumva koko na mama we isi itazabibarangiriyeho. Guys, muri filime twabwira ko ibintu byose bibashije kuba byahindura isura nyuma y'uko hari hashize igihe kirekire Miki yaributse buri kimwe cyose, ariko yaranze kubigaragaza. Ubu ngubu akaba bigaragaje, nibwo agiye gutangira kwihorera neza. Amakuru yose yari ashaka kumenya yamaze kuba yayamenya. Uyu mugabo ngo ni Iva nawe agiye gutangira kubona ukuri kandi nawe aryozwa ibyo yakoze. Ni kenshi abakunzi ba filime Icyumba cyanjye bakomeje kugenda bifuza ko uyu koko na mama we ndetse n'uyu mugabo ngo ni Iva adasigaye bafatwa bakajyana mu butabera, bakajya kuryozwa ibyo bakoze, hanyuma Miki agasubizwa uburenganzira bwe, agasubira mu rugo rwe, agasubirana imitungo ye, ndetse akaba yatangira gufasha n'uwahoze ari mama we yari yarabuze mu myaka 20 ishize. Muri filime Icyumba cyanjye ibintu byose bikomeje kugenda neza, ariko ibi byose twavuga ko ari Insuki wari ukomeje kugenda abigiramo uruhare. Murabyibuka ko ari nawe wafashije uwahoze ari mabuja we Miki kwibuka buri kimwe cyose. Guys, uyu mugabo ngo ni Iva agiye kuba yamenya ukuri ibya koko na mama we bigize abagambanyi bavuga ko batazigera bafatwa. Ibyabo bigiye kuba byajya ahagaragara, batangire kuryozwa ibyo bakoze, bafatwe, hanyuma ibyishimo bigaruke mu muryango wa Miki. Miki abe yafasha n'ura mu mama we mubona wirirwa azerera ku muhanda. Guys, nimba nawe wari uri mu bantu bari bamaze kurambirwa kubona Miki yijijisha, ariko ukaba wishimiye ko Miki yamaze kwigaragaza, yamaze kumenya ukuri, ndetse agiye kuba yatanga n'ikirego mu butabera, kuko na mama we bagatangira kuryozwa ibyo bakoze, ndagira ngo nkusabe ushire udustika tw'imitima twinshi cyane hasi muri komenti, utubwire uko byumva, uduhe igitekerezo cyawe, ubundi wibuke no gukora subscribe nako kabuto k'umukara kanditseho subscribe karaho hasi munsi y'ivideo, ukandi like nako gakumwe k'ikiganza karebye hejuru, wibuke gusharinga ku nshuti zawe uzizikunda filime Icyumba cyanjye series, aho ari filime dukomeje kwenjoyinga, filime ikomeje kugenda igaragaza uburyo nta mahoro y'umunyabyaha, ibyaha byose kuko na mama we bari bamaze kugenda bakorera Miki bigiye kuba byabagiraho ingaruka zikomeye cyane, bakaba batangira kubiryozwa. Guys, abantu bari bakomeje kugenda bishimira nanone urukundo rwa Sadiki ndetse na Marene wa Miki, aho aba bari bakomeje kwenjoyinga kandi nabwo batekereza uburyo bwo gufasha Miki kugira ngo yisubize urugo rwe. Murabizi ko uyu mugabo wa Marene yagerageje gukora buri kimwe cyose kugira ngo yereke Iva ukuri, amwereke ko ibyo ari gukora atari byo, umugore we wa nyawe w'isezerano ari Miki, ariko uyu mugabo ngo ni Iva yanze kumva. Nanone murabizi ko umuntu bita Chris nawe ari umwe mu bantu bagerageje kurwanirira Miki, agerageza kwereka Iva ukuri, amwereka ko uyu mugore ngo ni koko ari indaya, ariko ibyo byose uyu mugabo ngo ni Iva yanga kubyumva, akomeza gutsimbarara. None ku munota wa nyuma umuntu bita Miki niwe ugiye kwishirira ukuri hanze, uyu mugabo ngo ni Iva abashe kuba yamenya buri kimwe cyose cyerekeye koko na mama we. Ese uyu mugabo ngo ni Iva ibi bintu akomeje kugenda akorera uwahoze ari umugore w'isezerano Miki, namara kumenya neza ibyamubayeho kari koko na mama we babiteye, akamenya ibintu byose bagiye bamukorera,
murabona uyu mugabo ngo ni Iva ataziyahura. Guys, muri filime yacu icyumba cyanjye amatsiko ni menshi, buri wese ari kwibaza ati what's going on, ari kwibaza next move y'ibintu bigiye kuba byaba. Ariko reka tubabwira ati bye bye, after vista, turakunda cyane. Mani komezi barinde ishira imigisha mu byo mukora byose. Tuza guhura next episode of icyumba cyanjye series. So rero abantu mukunda Nsuki, namwe mwibuke gushira udustika tw'imitima wasi muri comment. Bye bye.